papa demokarasi nziza kandi yihuse, umuruda mukuru perezida nyaperezida nyawe. Ibintu byo gushimuta abanyapolitike no kubafunga no kubabonabonesha umuntu aba yishirira kuri konte borokwe ejo he hazaza. Niko umunyapolitike umureba uno munsi ukamusuzugura ko adakomeye, ko adafite imbaraga nk'izawe, azakomera kugusumbya. What we need is the quickest democracy. Icyo dukeneye duhifuza gisumbye ibindi byose ni demokarasi, nyademokarasi kandi nziza yihuse. Yego Theo bose babireba yagiye abihanura nk'umuhanuzi w'ukuri wahanuriye abakiri bato n'abakuru b'ubuzima bwose. Mukomere. Yego Theo abantu bampera ubutumwa. My dearest he and she comrades, politically, economically, socially, academically. Therefore, I do greet you in general, and I salute you in the name of Jesus Christ, Nabi Muhammad, Buddha, and all the angels. Addition to that, I thank you and thank the greatest monogod. However side, I can't go without greeting all the diaspora Rwandanese at large, and I wish all of them to stay and live well. Even living excellently is our main agenda and the top gear. The term and the definition of existing, lasting longer than people do expect also is our next main agenda. That's why we thank and greet everyone globally in the name of God, the greatest monogod of ours. Thank you very much. What we need is the quickest democracy. Icyo dukeneye duhifuza gisumbye ibindi byose ni demokarasi, nyademokarasi kandi nziza yihuse. Abanyapolitike bigenga nibo bukuri, bakora umuti, bagasuzuma ibitagenda byose mu gihugu cyose nta vangura iryo ari ryo ryose.